Hi, I hope you're doing well. Ejo ndi ndi kumwe n'abacuti turimo tuganira koko nimwe muganira ku bintu by'imico itandukanye biri hariya hirya mu nshuti zacu n'abandi bantu tuziranye. None tugaruka ku kantu k'ukuntu abantu muri iyi minsi ujya kubona ukuntu abakobwa barasohotse bonyine rwose nta n'ikibazo ubona biryoshye n'ibyo bisikaza mugenzi wabo umwe akaza akitavuga ngo oh my god ibyo ni icyumba kwanda kwinywera bière zabo zisanzwe cocktail twabo dusanzwe akavuga ati bazana icupa rya champagne mowete makazana mowete bakayikubita hariya ntibageze igihe cyo kuyishyura ugasanga yavuze ngo du contribue ku 300-400 kandi twe turi kwinywera ku bihumbi 10 byacu 20 ariko uraje ngo we ntujye unywa bière ngo ntujye ugira ute man you can't even afford to pay even one bottle really iyo mico mu nshuti kwiye gucika buri muntu wese akamenya ko igihe cyose ugiye mu kabari igihe cyose usohotse ugomba kumenya ko ikintu wafashe ushobora no kukishyura at the end of the day uretse n'ibyo n'abahungu abajama ugasanga umujama araje arimo arasangira n'abandi abasatumira abana babiri ntibazanye igihe cyo kwishyura bira abana barariye baranyweye bamanuye amacupa maze ukagiye gushyira abajama bawe ku ruhande ngo se ngo ducontribue ngo dufatanye kubera iki tumira abantu badafite amafaranga yo kubishyurira nimba uzi ko abatumiye bavanye mu rugo aruzi ko ari bandi babishyurira abajama bawe oya buri wese yishyure fatire ujye utumira abantu ugendane n'abantu uzi neza ngo nshobora kubishyurira cyangwa se ngiye nshobora kuyishyurira ibintu byo kurushya inshuti rwose muri 2026 ntago bikwiye habe na gatoya kabisa iyi muco tuwigomwe tuveho ujye umenya ngo nimba nasohotse n'inshuti yese tugiye kuryoshya yego ariko nanone it's my responsibilities kuza kwishyura facture pana kwirebesha Nyanza wirebesha hirya wirebesha nkaho utazi icyo facture ivuga